impamvu nasibaga ku ishuri natoraguye amafaranga. Ugize ngo iki? Wagize ute? Natoraguye amafaranga. Mwana wa watoraguye amafaranga menshi. Mushuru kuba nyuma mu bana 70 ugeretseho no kumbesha ngo watoraguye amafaranga ndago watoraguye. Resi ubona kandi siko warambyaye ende warambyaye ariko ibiro byawe byari byinshi kuburyo nabonye ndarashobora kuguheka kubera ko kundaga amafaranga ndavuga ati nayatoraguye. Resipo umbeshe ngo watoraguye amafaranga nda amafaranga ngo watoraguye nukuri mbabari. Ngenda nabyaye gose nabyaye igicucu. Resi wamwe ngo watoraguye amafaranga ngo ugazana basi mbabarira ugazana mwenda yibagaho ndayo ni wowe mwana ngiraga wowe mwana uzubwenge buraro Resi uzubwenge nagara amanota wagize sindagagira ikibazo togende wowe ago mafaranga nduyafite ago mafaranga uragafite garahari nagatoraguye ni menshi garahari gari mu nzu. Resipo mwana wanje uzi ko ndi kugukunda nge nzakora buri kimwe cyose kandi reka ngubwire ngiye kuzagusubiza no muri secondaire rero ufite ago mafaranga ariko mbangubwire ago mafaranga uragafite. Amafaranga ndagafite nagatoraguye. Reba hano amafaranga uragafite nayahisha ahantu nge nayahisha ahantu mu rugo mu rugo. Ugize ngo arahantu nge na amafaranga nagahishe menshi garapakiye. Resipo mwana wanje yego amafaranga ubugafite na ako tugende burandi kugukunda niwe pe kuri isi ninge wabyaye umwana uzubwenge ningewe mundu ushoboye ni siwe bigenze utemwa mereza ba. Ese wabaye wakangaye umva ngo ubwire akumbariza umwana amanota yagize kuko kuri isi ninge wabyaye umwana uzubwenge. Ese nubona ari mbajije ariko umvaze ngubaze uyu kari umwana wanje ni umwana wawe niba umwana wawe hata wabaye wakanga uje murareba bareba ako nasiko ko muvuga nabi kubana ni nkubajije ngo wabaye wakangahe nibyo byatuma mutangira kumbwira nabi iki umva bumuretse mwana wanje umuntu watoraguye amafaranga nga oya bamba umuntu ugize ufite ibyo afite mu rugo ndabwasakuza ahubwo utwitondere. Ikindi hari minerval wigeze utanga urukuza urukumbaza ubusa urukumbaza iki ariko nzi ako ngera hari ibintu mvuga ngaho akomwa umva ndekera umwana Resipo natureke ninge wabyaye neza ariko umwana uraguhesha ubukungu uwo mwana wo mukura yewe byaranyo kubyara ako shako mubaga bazimamwa ariko umuntu avyukana umwaka guhera mu gitondo avyukana umwaka rero kabura uko reka ebonetse mujye muribenya ako Resi nawe nizeraga wizera gasubize warangaburiye wowe oya ndukavuze bandi muzamurabona turakize mugize amahirwe dufite ubutunzi akindi bisaza byimisha ari kurakaza umukire ari kurakaza umukire wowe reka ngubwire igihurimo ni igihe cy'amafaranga watoraguye amafaranga menshi none gute umuntu ari kukubabaza si cyo kibazo ikintu njya kukubwira ni ikirere urumva ngiye guhita ngubakiramo inzu mu mafaranga watoraguye noneho nanje urumva nanje mama gacupa erega bura Resipo niwe mwana wanje sibyo ibyo wakora byose uko wagenda kose gara amafaranga watoraguye urukwemera ko turayagabana ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wakibaza ariko buri urafata kimwe cyacu mbabarire sibyo mbabarire nuru rushiruvuyemo oya mbabarire nari nibagiwe hari gihe nibagirwaga ariko urangunda ndagukunda gara amafaranga watoraguye ahubwo twihute tugende mu rugo. Ihute tudasanga gara amafaranga imbeba zagatwaye ariko nawe urukunyirukanza kandi uzi ko ndambaye ingweto wambwiye ko watoraguye amafaranga ndakuguramo ingweto ndakuguramo na bote hahiye koko ucura bwanje Resipo rero icara hano winjira mu nzu nzanira ngo amafaranga
ariko hano hantu bazana twibonera kubwiye ngo tugure ingufuri ariko zana go mafaranga zana go mafaranga turetse tuguramo n'ingufuri gira amafaranga ndi wambwiye ko turaguye amafaranga nzana go mafaranga burya ariko nzana go mafaranga mu bantu babyaye ndi uwambere kuko ngomba kubyara umwana gatoragura amafaranga ndamugurira imyenda ndakumugurira iki ndakora iyo bwabaga hano tugiye kwasanura tuba bakire resigira vunza no mafaranga nange nakize pe bazajya baranyita patoro kuko igihe naberemo inzu ndayihoma ndakoko njowe hano mbashyira amakaro resipoza no mafaranga Responda na goma fa. Ya, turashize noneho. Resi. Nosa ku mafaranga gakunaniye kuyaterura ngiye kugufasha tuyaterure. Bonya guterura we. Ufite imbaraga urayaterura ko. Bwira aho gari. Gari he? Ago mafaranga gari he? Gari he? Nda mafaranga natoraguye. Resi ngo Resi Munda gwagize ute? Ndumiwe. Munda amafaranga wagize ute? Nda mafaranga natoraguye. Areko Nyine abonye ndashoboye kuvuga. Ngimbambu ngo ako oya ngimbambu ngo wagize ute? Aya. Nari narabivuze ninjye wabyaye ikigo gipe. Mushururu kuba nyuma mu bana 70. Ugeretseho no kumbesha ngo watoroga amafaranga ndago watoraguye. Resi. Ubona kandi siko? Warambyaye. Ende? Warambyaye ariko ibiro byawe byari byinshi. Kuburyo nabonye ndashobora kuguheka. Kubera ko kundaga amafaranga ndavuga ati nayatoraguye. Resipo. Oya, umbeshe ngo watoroga amafaranga nda amafaranga ngo watoraguye. Nukuri babari. Ngenda nabyaye gose nabyaye igicucu. Resi, wamwe ngo watoga amafaranga ngo gazana. Basi mbabarira ugazana. Mwenda yibagaho ndayo. Resipo. Ako resi. Resi mangubwire. Oya garuka hano. Icara hasi. Ariko ndakibanza nzaguha nongere mbigusubiriremo. Kuko ndabwenge bwugiraga. Oya buretse. Kugira ngo ngwereke ko tudahuje nyuko. Kugira ngo ngwereke ko tudahuje nyuko. kandi mama ariwe mugore wawe. Niwe mugore wawe. Ngwino ngwereke. Mana we. Oya vayo. Ngewe nari ndangiye kugira inzozi zuko ngomba kugenda arara muri hoteli. Ngira inzozi zo kujya inyama za buri munsi. Umbwire ngo nda amafaranga go watora gwendare. Turashize noneho. Aigawe. Oya. Ngwereke ko tudahuje nyuko. Wambabari. Ngiye kutambabari urukumbesha urukumbira ko nda amafaranga gufite. Imana ibiro byawe ngiye byari byandemereye. Nanjye ibiro byawe ngiye ngwino nanguheke. Ngwino. Manuka. Amafaranga gwatoraguye gari he? Nda amafaranga natoraguye. Nda amafaranga natoraguye. Haguruka. Yewe ushaka wande. Ndungore. Yewe ushaka wande. Ndungore. Rese. Kumbesha ngo watoraguye amafaranga. Wabaye wanyuma mu bana 70. Iniforme yagucikiyeho narayikuguriye. Urukoga muri akoresi. Resi. Akoresi mbikaya. Kubana nawe birandambiye. Icyo ngiye gukora ni ngiye ukise. Kubana nawe birandambiye. Warambyaye none kundera biri kukunanira. Gamana we. None ibyo nakoze birangaruka n'ukuri kw'Imana. Kubana n'uyu musaza n'ukuri kw'Imana noneho mana. Hahiye koko. Ugize. Fata ino varisi yawe umvire hano. Fata ino varisi yawe Ndagwanyirukana. kuri kw'Imana. Ako ndi kukubwira ibyo utazi. Fata ino varisi yawe kuko reka ubwire. Resipo ndabwo wabanyuma mu bana 70.
ngo resipo mbeshe ngo watoraguye amafaranga ngiye ngo meze mbane nawe fata ivarisi yawe umvire hano ndabwira ngivu wirukanye mama fata ivarisi yawe umvire hano pa wirukanye mama ndavuga ngo ndasigarana nawe mama aragenda none nanjye uranyirukanye ngenda ngo ndava fata ivarisi yawe ugende resipo ndunje umusa uranyirukanye ngewe ndakwirukanye mbikubwire nubana nawe muzenzira ariko wogira umwana meza ko ufite umwana umeze nka resipo umwana arabuwa nyuma mu shuri naba mbetse ambwire ngo yatoraguye amafaranga ariko pe mana yo mu ijuru ndi kugusaba uriya mwana resipo genda ni nawe muhaye n'ivarisi ye kuko ibyose pe nukuri kandi ibi bintu ni imana yo mu ijuru nyine igomba kubikora kino gihumbi nicyo vunzanira ntabwo nakiburira resipo ayo kujya umunsi ntabwo nayabura ongera unyereke honde n'ubundi warubayeho kubera njye ongera unyereke honde dore ngayo resipo hano hanze ni hari binagaruka iwanyu sunyirukanye oya hari indaya ago mafaranga baragakujya resi ago mafaranga baragajya sunyirukanye resi resipo burya nani ikibwa